ibyo rero ujye ubahagaze imbere ubabwiranira. Numva mfite umuzigo mba nikoreye wo kubabwira ntya, twamara kuva hano bya bindi twumvikanaho twavugaga tunenga bikongera bigasubiramo bikaba nk'aho nta cyabaye. Ntabwo bikwiye. Icyo mvuga rero ni iki: mu by'ukuri biba bikwiye kugira ingaruka, biba bikwiye kugira ingaruka ku babikora, ku babihishira, yewe ndetse nakwifuza ko byangeraho n'ingaruka nk'umuyobozi mwahaye izi nshingano, nanjye niba nabibona nkabirebera nkabyihorera bigakomeza uko bibaye. Ndaza kubaha ingero zimwe zigomba kuba zituruka ahantu henshi ku bintu byinshi biza bikavangira abantu, bigatuma rimwe na rimwe uyoberwa mbese ubundi ko ibintu biba byumvikanye, ko biganirwa, ko bipfira he. Reka mbaho urugero rumwe mu kanya. Nk'ubu ejo nagize nshakisha amakuru ku interineti, uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi, batabaza ko bahinze icyo tubatoza tubabwira, bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya, ntafite abayagura. Murabizi, mwari mubizi, mwari mwabyumva. Erega ubwo namaze kubibona kuko njye ntabyo narinzi. Ndabaza, fata telefone ndabaza abantu, ngiye nsanga wari minisitiri agriculture arabizi, wari minisitiri wa commerce arabizi, local government ngira ngo byari biri aho, ntabizi arabizi, byose biri aho, biri hagati. Muri ibyo byose prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice, ikindi gice kinini atakizi. Ariko ubwo ni abantu bafite ibyo bibazo, guhinga, kweza, ibyo byose batanze imbaraga zabo, bakoresheje amafaranga yabo, baritanze, kandi bakora ibyo tubatoreza gukora, ibyo tubasaba buri munsi. Ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri.
muzagaruka mwongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo. Abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa. Byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs gute? Icyo kibazo ariko nka bya bindi mugani w'Abanyarwanda, ibuye yabonetse ariko ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka, ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka, turaza gukomeza iyo suka kuyihingisha, ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo. Ndavuga kuri ibi gusa, ariko ndavuga no ku bindi bisa bityo, hagomba kugira ubibaza.